Ya murakoze cyane tugiye kuvuga ku bijyanye n'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana hari bamwe ukuntu bari kwitwara ntawamenya koko nimba hari icyo bamaze, ntacyo bamaze habe na gatoya. Tugiye kureba abakozi b'Imana bamwe na bamwe, turashyira na video yabo ahangaha. Ushobora kwibaza ese aba ni abakozi b'Imana cyangwa ntabwo ari abakozi b'Imana? Ese muri aba ngaba hari abazashobora kwihana muri bo bakemera amakosa yabo? Bamwe na bamwe batangiye kwihana, bamwe na bamwe batangiye kumenya amakosa bakoze, ariko batangiye kwihana, ariko bari kwihana ari uko bamaze gukusanya amafaranga menshi, bafite ibintu byinshi cyane, hanyuma kuko babonye ko bamaze kugera ku rwego rukomeye cyane, bavuga okay reka utangire twihane. Bamwe na bamwe niko bimeze gutyo, ariko abandi nta n'umutima wo kwihana habe na gatoya, baracyari mu bintu byabo bimeze nabi, kudashimisha Imana, kuvuga uko bavugana n'Imana gutya direct, ngo bafite ukuntu bavugana n'Imana kandi atari ko bimeze, bari kugenda bakora ibintu bitameze neza. Tugiye kureba ku mupasiteri umwe witwa Jesse Duplantis. Duplantis niyo tugiye kureba, ni umupasiteri umwe ukomeye cyane muri gihugu cya Amerika, niyo tugiye kureba. Ni umupasiteri ufite amafaranga menshi cyane, bakunze kubita ngo ni ba multimillionaire. Multimillionaire, umupasiteri afite ibintu byinshi cyane. We nyiraza kumuraza kumva ari kuvuga ko afite indege, atunze indege 3, akaba ari gusaba miliyoni zindi zigera kuri 50 miliyoni 54 kugira ngo ashobore gutunganya indege, ishobora kuba indege zishobora kumera neza, ashobora kuyi upgrading, niko upgrading indege ziwe, ngo izo ndege nizo zimufasha kugira ngo ashobore kuzenguruka ku isi yose. Ariko nimukurikirana uko ari kuvuga nibwo muri bumenye uko ameze. Ariko murareba ndashoka clip gato kagaragaza uko ari kuvuga ngo ngewe meze gutya na gutya, mundebe kandi mundebe neza, abatanzi mundebe neza, nta soni mfite zo kuvuga imitungo mfite. Baza kureba uko bimeze. I don't care what people think about me, about what I have. Now look at me. I don't care what people think about me, about what I have. Now look at me. This is televangelist Jesse Duplantis. Ya uno mugabo nkuko muri bubyumva aho ngaho, w'umupasiteri witwa Jesse Duplantis. Ni umupasiteri ariko azwi cyane nk'umuntu wikunda cyane, aho kugira ngo bamenye nk'umuntu umwigisha wigisha ijambo ry'Imana. Abantu benshi bazi ko ari umuntu wikunda cyane, mbese baravuga ko akundi bavuga muri Matayo 7:15. Reka tuasome ngo muritondera abahanura b'inyoma babasanga inyuma basa n'intama, naho imbere ari ibirura by'ibihubuzi. Niko bavuga gutyo, ngira ngo cyinshi bakwa n'ikirunda, ariko uko niko bimeze gutyo. No kuvuga no mugabo niko bamuzi nk'ikirura, no kuvuga ibyo akora, ibyo avuga usanga ari kwivugaho wenyine, ngewe meze gutya na gutyo. Urumva muri kano ka video gatoya avuze ahanga, arivuze ngo yaratunze mu buzima bwe yatunze indege 3, kandi izo ndege 3 nizo akoresha mu ijambo ry'Imana, mu kugenda avuga ijambo ry'Imana hirya no hino. Kandi akavuga ngo ubu ngubu nibwo arutse kuvuga ngo Imana yavuganye n'Imana. Nicyo kintu azwiho cyane. Azwi nk'umuntu ubesha akavuga ko avuga n'Imana, kandi akavuga ngo mvuga n'Imana gutya, ngo vuba ngo Imana amubwiye ngo agomba kuba afite indege noneho yitwa Falcon ya 7, ngo iyo ndege ngo Imana yamubwiye ngo agomba guhindura indege, ngo agomba kugura iyo ndege kugira ngo ashobore kuzenguruka ahantu hose ku isi. Ngo iyo ndege murayibona aho ngaho, iyo ndege igura miliyoni 54. Ari gusaba abakristo be ko bagomba gutanga amafaranga 54,000 kugira ngo bashobore kugura iyo ndege azajya ashobora kuzenguruka ahantu hose. Muraza kumva n'ibindi biganiro bye ari kuvuga ibintu byo kwirata, ngemba muzi meze gutya meze gutya na gutya. Muraza kubyumva aho ngaho, hanyuma namwe nyine mushobora kureba. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu ababwire gutya na gutya. Ushobora kureba nimba ufite umukozi w'Imana, ukareba uwo ari we, niba ari muzima cyangwa atari muzima. Abantu bagomba kujya bagira ubwenge, ukagira ubwenge ukareba uwo nguwo uri kukwigisha ijambo ry'Imana
ari mu Mana koko, ararizi koko, cyangwa afite indi nyungu yindi ku ruhande. Reka dukurikirane ikiganiro nk'uko ari kubivuga aho ngaho, hanyuma uraza kureba nawe uhuze naho uri uvuge ngo ese ngiye bimeze gute, cyangwa mu gihugu cyanjye cyangwa ntuye bimeze gute. Jets in my life, and use them and just burning them up for the Lord Jesus Christ. Televangelist Jesse Duplantis says God himself told him it's time for an upgrade. He said, I want you to believe me for a Falcon 7X. So I said, okay. A Falcon 7 jet like this one to preach to more people around the world. And he's asking his followers for the $54 million. I really believe that if Jesus was physically on the earth today, he wouldn't be riding a donkey. Ya, uno mugabo nkuko muri bubyumva aho ngaho, w'umupasiteri witwa Jesse Duplantis, ni umupasiteri ariko azwi cyane nk'umuntu wikunda cyane, aho kugira ngo bamenye nk'umuntu umwigisha wigisha ijambo ry'Imana. Abantu benshi bazi ko ari umuntu wikunda cyane, mbese baravuga kwa kundi bavuga muri Matayo 7:15. Reka tuhasome ngo muritondera abahanura b'inyoma babasanga inyuma basa n'intama, naho imbere ari ibirura by'ibihubuzi. Niko babivuga gutyo, ngira ngo ikinshi bakora n'ikirunda, ariko uko niko bimeze gutyo. Nukuvuga uno mugabo niko bamuzi nk'ikirura, nukuvuga ibyo akora, ibyo avuga usanga ari kwivugaho wenyine, ngewe meze gutya na gutyo. Urumva muri kano ka video gatoya avuze ahanga arivuze ngo yaratunze mu buzima bwe yatunze indege 3, kandi izo ndege 3 nizo akoresha mu ijambo ry'Imana, mu kugenda avuga ijambo ry'Imana hirya no hino. Kandi akavuga ngo ubu ngubu nibwo aherutse kuvuga ngo Imana yavuganye n'Imana. Nicyo kintu azwiho cyane. Azwi nk'umuntu ubesha akavuga ko avuga n'Imana, kandi akavuga ngo mvuga n'Imana gutya, ngo vuba ngo Imana amubwiye ngo agomba kuba afite indege noneho yitwa Falcon ya 7, ngo iyo ndege ngo Imana yamubwiye ngo agomba guhindura indege, ngo agomba kugura iyo ndege kugira ngo ashobore kuzenguruka ahantu hose ku isi. Ngo iyo ndege murayibona aho ngaho, iyo ndege igura miliyoni 54 ari gusaba abakristo be ko bagomba gutanga amafaranga 54,000 kugira ngo bashobore kugura iyo ndege azajya ashobora kuzenguruka ahantu hose. Muraza kumva n'ibindi biganiro bye ari kuvuga ibintu byo kwirata, ngemba muzi meze gutya meze gutya na gutya. Muraza kubyumva aho ngaho, hanyuma namwe nyine mushobora kureba. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu ababwire gutya na gutya. Ushobora kureba nimba ufite umukozi w'Imana, ukareba uwo ari we, niba ari muzima cyangwa atari muzima. Abantu bagomba kujya bagira ubwenge, ukagira ubwenge ukareba uwo nguwo uri kukwigisha ijambo ry'Imana ari mu Mana koko, ararizi koko, cyangwa afite indi nyungu yindi ku ruhande. Reka dukurikirane ikiganiro nk'uko ari kubivuga aho ngaho, hanyuma uraza kureba nawe uhuze naho uri uvuge ngo ese ngiye bimeze gute, cyangwa mu gihugu cyanjye cyangwa ntuye bimeze gute. Everything I'm touched has prospered. Everything I've ever done in my life has been unbelievable and impossible. In 34 years of full-time ministry, I've never had a financial deficit. Ya, icyo nshaka kuvuga hanga nuko ibyo avuze ahangaho no mu pastor turacyari kuvuga ko no mu pastor witwa Jesse Duplantis. Uno mugabo ibyo ari kuvuga byose ntabwo ashobora kuvuga ngo arangize atabanje kuvuga gukomera ko imbaraga zafite. Akuvuga ngo ibintu byose akozeho ngo bigomba kuba bifite umugisha, ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu uko byagenda kose ngo ntabwo yari yakora ikintu kidashoboka. Ibintu byose akozeho byose biba bishoboka, afite imbaraga donc. Kandi avuze ngo mu myaka 34 yose amaze ari mu ijambo ari mu murimo w'Imana, ntabwo yari yagira ubukene ngo cyangwa abura amafaranga. Amafaranga yose aturuka hehe? Ni mu bakozi. Niyo mpamvu usanga aba pastor nk'aba ngaba, niyo mpamvu nabwiraga mugomba kubitondera. Ntabwo ari umuntu wavuga ngo uyu nguyu ni umuntu wakuyobora kugira ngo ugere ku Mana. Ugomba kumumenya aho uri hose. Iyo umuntu atangiye kwivuga gukomera kwe, akavuga imbaraga ze, akitindaho cyane ari kuvuga ko akora ibitangaza, ibintu bye byose bitunganye, uwo muntu nk'uwo nguwo nubwo yaba ari pastor wawe, ugomba gutekereza ko wese uyu nguyu koko ni umuntu ki, yaba ari Imana se? Sawa rero, reka tukomeze n'iyo video, turashireho yindi kugira ngo mukomeze mwumve uko bimeze.
I live in the biggest house in the state of Louisiana. According to my tax attorneys, I have the biggest house of any preacher in America. Oh, I paid cash for the home. You want to know how big it is? Yeah. It's 40,000 square foot. Oh, my. The furniture inside is worth more than the house. It's truly amazing. uko mukomeje kubyumva aho ngaho ari kuvuga ngo afite inzu nini cyane, afite inzu ni muri state ya Louisiana. Ni inzu nini cyane, nimwe mu mazu manini cyane yo muri state ya Louisiana. Kandi ni inzu nini ugereranyije n'andi mazu apaseri hafi ya bose bafite muri Amerika, apaseri b'Abanyamerika. Kandi muri mu bikoresho byose kuvuga ni inzu y'igitangaza cyane. Aracyari aho ngaho nyine ari kuvuga ibyo ngibyo, niyo nashatse ko mufite amatwi ayo magambo yiwe kugira ngo ubigereranye n'ubuzima urimo n'abantu ufite ubu bakuri imbere ngo bari kuyobora mu bintu by'umwuka, mu ijambo ry'umwuka ugomba kubikurikirana kugira ngo ubyumve neza, urebe niba bihuye neza cyangwa bidahuye. Me and Kathy are very blessed, physically and financially. I've had more people criticize me over that jet. They still can't get over it. Criticize me over my house. They didn't pay for it. I paid for it. But let me tell you why. That's water on a duck's back to me. And I'm going to give you a scripture. Be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased. Read that and pull that up in the Amplified. Verse 16 of Psalms chapter 49, if you can do that. Let me read it while she's getting it. Be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased. Read that. Well, it's Amplified says it, be not afraid when an ungodly one is made rich. That's true. When the wealth and glory of his house are increased, and goes on, for when he dies, he will carry nothing away. Yeah, his I understand. glory will not descend after See, him. God don't care if someone's ungodly to be rich or godly to be rich. It doesn't make any difference whatsoever at all. You see what I'm saying? So when people criticize, hano kandi yakomeje avuga ku byerekeye ngo ibyo abantu bamuvugaho criticism, bamuseka, bamuvuga nabi kubera indege nk'uko mwabibonye aho ngaho, indege afite n'amazu afite, ariko aza no kuvuga ijambo ry'Imana rishobora kuba ryamushize hanze cyane. Umugore niwe warisomye, ni muri Amplified Bible, ni muri Amplified. Reka turisome iryo jambo ariko twasoma mu Cyongereza. Ni kuri Zaburi ya 49 umurongo wa 16. Haravuga ngo be not afraid when an ungodly man become rich, when the wealth and glory of his house are increased. Nukuvuga ntimuzagira ubwoba, ntibizabakangiye umuntu utizeye Imana cyangwa umuntu utari umuntu w'Imana, umukozi w'Imana cyangwa umupagani wenda tuvuga akize, kuko ubutunzi bwe n'icyubahiro cye bishobora gukomeza kuzamuka. Birumvikana kuri 17 baravuga ngo for when he dies he will carry nothing away, his glory will not descend after him. Nukuvuga igihe azapfa nta kintu azatwara, n'icyubahiro cye ntago kizamanukana nawe ikuzimu. Ariko ku ruhande rwe ntiyashoboye kubyumva neza, kumva nk'abiri iri jambo riri kumuvugira neza, ariko umugore yaramaze kumushira hanze uko ari ungodly man, umuntu utizera Imana, umuntu ukora ibintu bibi, kandi uko icyubahiro cye kitazamanukana nawe ikuzimu. Ariko ntago ashoboye kubyumva. Icyo nshaka kubabwira hanga nuko mu by'ukuri iri jambo niba twarishize hanga no kugira ngo buri muntu wese aritekerezeho, urebe aho uri. Umupaseri ufite umuntu ukuyobora mu buryo bw'umwuka, niba ameze nk'uyu nguyu ufata umwanya ari kwivugaho ibitangaza akora, gukomera kwe, imigisha yose uko ayifite, akaba ari umwanya afite uwo nguwo, ugomba kubitekerezaho ko ntacyo byaba bimaze, kuko umuntu nko ntabwo yakuyobora mu nzira ikwiriye, mu nzira nziza. Ibintu byose akaba abikura he? Yabikuye he? Yabikuye mu bantu. Nukuvuga ntabwo umuntu ashobora kujya ngo atangire yirata, atangire avuge ijambo ry'Imana mu bintu byo kuvuga gusa yirata gusa aho ngaho, nkuko n'umugabo mwari muri kumva ari kuvuga. Ariko
sinzi no gubitekerezaho. Hari na benshi basigaye bavuga ngo turi ba father, turi ba mother, turi biki byose, ibintu bidafite essence n'imwe. Abantu nk'abo ngabo yumvise ijambo nk'iryo niyo umuntu ari kwishira imbere, abamwe ngo barakiza abantu, abarwayi bagakira, imbaraga bakishira izo mbaraga nyinshi cyane nk'izo ngizo, kandi nyamara ari ntazo bafite, ari imbaraga z'Imana. Imana ifite imbaraga, nta muntu n'umwe ufite imbaraga yakiza umuntu habe n'umwe uretse Imana yonyine. Nuko rero nshaka ko mubitekerezaho kandi mubishyire mu bikorwa, mwumve uko bimeze, ubi apply ku buzima bwawe, urebe ko icyo byagufashaho. Murakoze, bye.